Yambajije ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi. Ngo nudakora video yo kwibuka ndansubscribinga. Nari nsanzwe nkunda ibiganiro byawe ariko iyi video iratuma ndekera kugukurikira. Banyarwandakazi mwongeye kwirirwa, mwongeye kuramuka. Sigaye mfata umwanya nkibwirira abanyarwanda ibindi ku mutima. So ndakeka ko iyi ari episode ya 3 ikintu ngiye kubaganiza cyarandakaje. Turaganira nitegura nkuko mumaze kubimenyera. So ngewe ku bantu banzi nkunda gukora ama video atandukanye nshira ku mbuga za nkoranyambaga nk'umu content creator. Ikintu mu kigeze personally ni cyumweru mfata nanjye sinshiraho content kugira ngo mfatanye n'abanyarwanda kwibuka. Navza ntireka uyu mwaka ngira ikintu mvuga cyane mbwira urubyiruko kuko numva umutima nama wanje uri kumbwira ati Chris say something. Niko gukora video nashize kuri YouTube ngira n'uduce duto nshira ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye. Muri rusange nashishikarizaga urubyiruko cyane rwavutse nyuma y'1994 kwegera abantu bari bahari mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo babwire amateka y'igihugu cyacu, amateka ya Jenoside kugira ngo amateka ntazibagirana. So video ndayikoze ndayiposte ariko ikintu kenshi tunibeshyaho nanjye ubwo ndimo nyuma y'imyaka 30 ukeka ko abantu bose babyumvise cyangwa se bafashe umwanya akabitekereza bakabona agaciro k'ubumwe, agaciro ko kwirinda gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko hari abantu babiri babinyibukije ko urugendo rukiri rurerure. Aribo abantu bakoze comment kuri video yanjye kuri YouTube channel. Umwe muri bo yambajije ati ese uri umuhutu cyangwa umututsi. Umaze kureba video aho mvuga nti ubumwe ubwiyunge turi abanyarwanda, aracyakubaza uti uri iki? Ese uyu muntu ntabwo yibuka ko igihe ibi bintu byabazwaga hari ingaruka na n'ubu tukiri kurwana nazo byateye, cyangwa uyu muntu aracyari mu myaka 30 ishize? Kuko urwo ni urugero rw'umuntu ukibona amacakubiri nk'ikintu cyo gushira imbere. N'urugero rugaragara rwerekana ko hakiri abantu muri bo turacyatandukanye, ntabwo turi abanyarwanda. Undi rero nawe ati ubusanzwe nkurikira ibiganiro byawe ariko hano nakugira inama yo kuyikuraho kuko ndakanda unsubscribe kandi simba ngenyine. Wow, none se nimba shaka kukuraho amateka yawe, amateka y'ababyeyi bawe, ntabwo umutegetse kureba iyo content nimba imubangamiye. Ibyo bintu ni ibintu numva cyane nanjye ari ibintu ntajya mbasha kureba kuko bimbangamiye. Ariko ikintu ntakora no kujya kubwira umuntu wabishizeho cyane ari kuvuga amateka y'ukuri, amateka abantu barenga miliyoni baburiyemo ubuzima, akubwa ati kuburaho. None se gupfobya kurenza uko nukuwe. Rubyiruko urugendo ruracyari rurerure kuko nubwo nzi neza ko benshi mu banyarwanda tutifuza ko amateka yongera kwisubiramo. Ntabwo ushatse ko twese turi kugendana muri urwo rugendo. Nitwirangareho ngo usange iyi myaka 30 ipfuye ubusa, igihugu kirongeye kiguye mu bihe by'umwijima, tutibona nko mu bindi bihugu uyu munsi biri mu ntambara zidashira. Enough is enough. Abo twabuze barahagije, ubunyamaswa bwakozwe burahagije for a lifetime. Nyabuneka wumve kuri concern kuko hanze hari abantu badaha agaciro na gato nk'uko bikeka uru rugendo rw'imyaka 30 ishize na gato. Buryo kuri bo it's just a joke. Ndibwira abanyarwanda uyu munsi yari itandukanye ariko tugira ibintu bisanzwe kuganira ku mateka y'igihugu cyacu. Let's normalize talking about the 1994 genocide against the Tutsi. I know it's a hard subject. Yaba muri iminsi ijana yo kwibuka cyangwa se n'indi minsi kuko niyo garanti y'ejo hazaza h'u Rwanda. Murakoze cyane kuba twabanye. Nimba hari izindi ngingo mwifuza ko mbaganizaho kimaze sigasi in the comments. Turi kumwe, ndabakunda cyane.